burya abantu bose muri rusange b'igitsina gore bamaze kujya muri menopause nawe akumva kuko byamugiyemo ahita amera kuhungabanye kuko abahinduye ubuzima ni nk'isaba avuye agiye mu yindi avuye mu buzima aho ubuzima bwe bw'imyororokere bwakoraga ihangane nguce mu ijambo none ayo renda kandi gato akaba agiye aho yumva ko ubuzima bw'imyororokere bwagiye mu kindi cyiciro muri make agahita yishyiramo ko yanashaje akenshi rero gusaza icyo gushyiramo ko yashaje atangira kumva ko abari hasi ye ari batoya agatangira kubaha amategeko no kwigira nk'umuntu muri make navuga ubayoboye kuvuga ngo hari aho yavuze ngo mbega karagiteri ziranga uwo muntu wagiye muri icyo cyiciro cyo kumva ko yagize menopause ikintu cya mbere kimuranga arangwa n'umushiha ahorana umushiha mu byo avuga byose mu byo akora ndetse no kwiheba cyane no gutangira no gushakisha biragabanuka ejo hazaza heza ati n'ubundi ntacyo nkorera ubu twari turi mu marangamutima nta yandi agaragara muri kino kigero cya menopause kugira ngo arakoze mugenzi wanjye Chantal abivuze neza banyine nanze kubivuga ngo bataza kuvuga ngo muganga wenda ngo yabyemeje ariko buriya koko nicyo koko nabo bantu babivugaga bavuga ati ababikira bagezeho mu myaka runaka ibyo navuga ati si ababikira gusa ahubwo ni abantu bose bageze mu cyagiro cya menopause aho kantu ko kumva ko akase ryo kona yuzaga imyororokere ko agiye mu yindi si aho ubuzima bw'imyororokere butagikora koko yumva ko nawe ukana uvuga ngo ko gusaza umushiha ukaza ibintu akoze byose akumva we nyine ngo yashaje akenshi muzi ko nta mugani w'icyaraga uvuga ngo wenda jya umenya gusaza utanduranyije cyane kuko bazi ko akenshi hari igihe umuntu agera mu myaka yo gukura akenshi agakantu k'umushiha kakaza ugasanga n'umuntu ari kubwira abantu nabi ariko atari ubugome atanabizi ahubwo biza gutya gusa uko ni ikigero wenda bagezemo akandi kamenyetso wenda navuga wenda kugira ngo abantu nabo bakumve ni uko nk'uko mugenzi wanjye yarabikomojeho Chantal umuntu ugeze mu myaka ya menopause usanga iyo atayakiriye ngo yumve ko kuko ari ikigero arimo yumve nta pfunwe muteye koko atangira kwiha akato noneho mu kwiha akato imirimo yakoraga ikadindira kwiteza imbere ati se ndakorera iki nta mwana n'ubundi ndi hafi kwipfira ahita yumva ko yisetikamo yuko no gupfa bije aho bavuga ku mugore wo gutarigeza byara ariko tuvuge ku mudamu yarabyaye ariko ageze igihe cyo gucura yarabyaye uyu mudamu wabyaye we wumva afite icyizere ko agiye guteganyiriza abana we biramumotiva ahubwo biramumotiva yego